Muraho neza, ikaze kuri KGC Devotion. Njyewe nitwa Johnny. KGC Devotion nayo ni channel cyangwa se urubuga tunyuzaho inyigisho za Bibiliya. Ni umwanya wo gusoma no kumva ijambo ry'Imana ngo tumenye icyo rivuga. Ni umwanya wo kuryiga ngo dusobanukirwe naho rihuriye n'ubuzima bwacu. Ni umwanya kandi wo kuritekerezaho ngo tumenye uko twarishyira mu bikorwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ngo haye ikaze. Turi rero mu ruhererekane rw'inyigisho mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere. Ni uruhererekane twise ngo ubuhamya bw'abizera ba mbere. Birumvikana ko ubu buhamya kubumenya bijyana no kureba icyo butwigisha twebwe nk'abizera ba none. Iyi rero ni inyigisho ya kabiri. Iyi nyigisho yitwa ubuhamya bwa Yohana intumwa. Mu nyigisho zabanje twabonye icyo twise ngo amagambo abanza cyangwa se introduction kuri iki gitabo cy'ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana. Twabonye ibintu bitatu. Twabonye ihishurirwa cyangwa se aho Yohana ahishura uwo Yesu ari we. Twabonye nanone ubuhakanyi cyangwa se abantu bumva aya makuru y'uwo Yesu ari we ariko ntibagire icyo bayakoresha, ntibayiteho, bakarenga bagahakana uwo Yesu ari we. Twabonye kandi kwizera Yesu cyangwa se icyabaye ku bantu bumvisha amakuru y'uwo Yesu ari we hanyuma bakamwemera, bakizera ko ari Kristo umwana w'Imana. Niba waracikanywe, link yayo irahari hasi kuri description. Ariko si ngombwa gukomeza gucikanwa. Inyigisho zacu ni buri ku cyumweru saa 2 za mu gitondo inyigisho iba yasohotse. Reka rero twinjire mu nyigisho y'uyu munsi. Turi mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere. Uyu munsi turera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 18. Ni ubuhamya bwa Yohana intumwa. Birumvikana bikomeza kujyana n'icyo ubu buhamya butwigisha cyangwa se icyo kwigira kuri Yohana twebwe abizera ba none. Turaza rero kureba ibintu bitatu Yohana yahamije. Icya mbere turareba ukuntu Yohana yahamije ko Yesu ari we jambo w'Imana. Icya kabiri turaza kureba nanone ukuntu Yohana yahamije ko Yesu ari we mucyo w'isi. Icya gatatu turaza no kureba ukuntu Yohana ahamya ko Yesu atanga ubugingo ku buntu. Abantu bizeye Yesu, Yesu abaha ubugingo buhoraho ku buntu. Nibyo ngibyo, reka dutangire n'ikintu cya mbere Yohana yahamije. Yohana ahamya ko Yesu ari we jambo w'Imana. Isomye uhereye ku murongo wa mbere, Bibiliya iratubwira ku murongo wa mbere ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Wakwibaza Yohana arashaka kuvuga iki? Ngo ku murongo wa mbere, mbere na mbere hariho jambo, ngo jambo yahoranye n'Imana, ngo jambo yari Imana, ngo ibintu byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Iri jambo Yohana yakoresheje mu Kigiriki ni logos. Logos bisobanura ijambo, ijambo. Ariko bishobora no gusobanura igitekerezo. Urumva igitekerezo ni nk'ijambo ariko ritarasohoka mu kanwa ngo umuntu arivuge cyangwa se mu nyandiko ngo umuntu aryandike. Mu Kigiriki iyo bakoresheje logos bavuga ijambo ariko rishobora gusobanura ibindi bintu bitari bikeya. Iyo rero uhuje cyane cyane aya magambo dusoma kuri uyu murongo wa gatatu ngo ibintu byose niwe wabiremye ndetse mu byaremwe nta na kimwe kitaremwe nawe, n'iri jambo bigukururira ya shusho yo mu Itangiriro igice cya mbere, aho Bibiliya itubwira ngo isi yariho ubusa busa, ngo yari umwijima. Ubundi umwijima nawo ni ubusa, nuko nta mucyo ubuhari. Ntabwo umwijima ari ikintu runaka, ahubwo nuko iyo umucyo udahari ikiba gisigaye ni umwijima. Ngo isi yariho ubusa busa. Hanyuma muri ubwo busa busa biratubwira ngo Imana iravuga ngo habeho. Iravuga ngo habeho umucyo. Umucyo ubaho.
iyo rero Yohana avuga ngo jambo, ngo mbere na mbere hariho jambo, agakomeza agarura jambo, asa n'ushaka gukurura mu bitekerezo by'umuntu uri kumva iyi kamere cyangwa se ubu bushobozi bw'Imana bwo kurema ikintu ihereye ku busa. Urumva, Imana iravuga, yavuga ngo habeho, cya kintu yavuze kitari gihari kikabaho. Ikavuga ngo habeho izuba, izuba rikabaho. Ikavuga ngo habeho ikintu runaka, cya kintu ivuze kikabaho. Urumva bisa naho iki kintu gikura kubaho kwacyo mu ijambo Imana yavuze. Bihita bikwereka uburemere cyangwa se agaciro k'ijambo ry'Imana. Iri ni ijambo ritanga ubuzima kuri iki kintu Imana iri kuvuga. Irakivuga kikabaho. Ariko birumvikana ko bishobora kubyumva ukavuga uti ibyo se bivuze iki? Ukuri ni uko uwo Yesu ari we, uyu muntu Yohana ari kutubwira, uyu jambo Yohana ari kutubwira, ni ihame. Kandi ni ihame ntakuka. Ntacyo wabikoraho, ntacyo wabigabanyaho, ntacyo wabyongeraho. Kubyemera cyawe cyangwa kutabyemera nta kintu na kimwe bigabanyaho. Cyakoze ibi nanone bitugeza ku kindi kintu. Iryo ni ihame riri hariya, ibyo mu Cyongereza bita ngo stating the fact. Icyo Yohana ari gukora is stating the fact. Arimo aravuga ibihari. Ni ukuri kurahari, arimo arakuvuga. Icyo gutekerezaho cyangwa se aho bihurira nawe nuko ukeneye kwibaza, uyu Yesu Yohana ari kuvuga, uyu Yesu Yohana avuga ngo jambo w'Imana, uyu Yesu Yohana avuga ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Nawe niwe wizera. Nawe iyo utekereje Yesu, ni uwo nguza mu buzima bwawe, ni uwo nguwo utekereza. Iyo uri musenga ngo mu izina rya Yesu, iyo urimo uririmba za ndirimbo za Yesu uririmba, ni uwo nguwo urimo kuvuga. Icyo ni ikintu cyo gutekerezaho. Icyo nicyo kikureba. Kubera ko ushobora kwisanga ahari ufite Yesu utari uyu nguyu, ukaba ufite undi Yesu ntazi. Wenda urugero, ushobora kuba ufite Yesu we mbere yo kugira ngo areme ikintu uhera ku bindi bintu. Hari abantu benshi bafite Yesu kugira ngo akize uhera ku mirimo yabo, ku buryo yagenda ibyiringiro bye by'agakiza biva mu mirimo yakoze. Akavuga ati Imana izareba ko nakoze ibi na biriya, hanyuma inyemere, hanyuma inkize. Uwo ni Yesu wubakira ku bintu abantu bakoze. Ariko ntabwo ari we Yesu Yohana ari kuvuga. Yohana aravuga Yesu uvuga ibintu bikabaho, uvuga ngo kira umuntu agakira, uvuga ngo baho umuntu akabaho. Twarabibonye mu nyigisho yabanje, turi kureba ingero zitandukanye z'ibintu Yesu yagiye akora. Yesu Yohana avuga ni Yesu ugera ku mva ya Lazaro akavuga ngo Lazaro byuka, Lazaro sohoka. Wa muntu wari umaze iminsi ngaho apfuye, abantu bararize barihanaguye, agasohoka. Uwo ni we Yesu Yohana wari kuvuga. Ukeneye rero gutekereza, ukeneye rero kwibaza, ese wowe Yesu ufite mu buzima bwawe, Yesu utekereza, iyo umutekereje, ni uwo nguwo urema ibintu ahereye ku busa? Abantu benshi bafite Yesu ushobora gukiza indwara ari uko wagiye kwa muganga. Nuvuga ngo uhera ku byo abaganga bakoze akabona gukiza. Ariko uwo ntabwo ari we Yesu Yohana ari kuvuga. Ni Yesu ushobora gukiza ku busa gusa. Abantu benshi bafite Yesu uhera ku bintu runaka, ku buryo yatekereje ubuzima kuri we ni uguteranya, ni imibare. Iyo nkoze iki nkongeraho kiriya bibyara iki ngiki, ubuzima bwe bukaba bugarukiye aho ngaho. Uwo ntabwo ari we Yesu Yohana ari kuvuga. Yohana ari kutubwira Yesu uhera ku busa akarema ibintu bitari bihari. Ngibi bishatse kuvuga iki? Ibi ntabwo ari igipindi cya none aha ngaha. Ni ibintu Imana yagiye ikora mu mateka. Iyo dusubiye mu itangiriro tubona Imana irema
ihereye ku busa, ikavuga ngo habeho ibintu bikabaho. Iyo turebye amateka y'Abisirayeli tubona Imana irema ubu bwoko ihereye ku busa. Ihamagara umugabo witwa Aburahamu ngo n'umugore we Sara. Hanyuma umwanditsi w'Itangiriro aduha amakuru yihariye ngo Aburahamu yari ashaje, ngo na Sara icyambere yari ingumba, ariko noneho yari yaranacuze. Ariko Imana ikavuga ngo muri mwebwe babiri nzakuramo amahanga, nzakuramo ubwoko bunini. Ubyumva wagira ngo ntibishoboka, ariko urategereza gato, bugacya ukaza kubona aba bantu, igihugu cya Egiputa kivuga ngo aba bantu ni ubwoko bunini buturusha imbaraga, buturuta ubwinshi. Ukibaza ngo muri aba bantu bangana gutya bakomotse kuri wa muntu umwe, wa mugabo n'umugore we bari bashaje. Ariko Imana nuko ikora, irema ibintu ihereye ku busa. Ibi kandi Imana irabishimangira ihamagara ubwoko bwa Isirayeli. Urumva ibi bintu irema ku busa biva mu ijambo ryayo. Iyo ivuze ngo ibintu bibe biraba. Ibi ni byo Imana ishimangira ihamagara ubwoko bwa Isirayeli. Aba bantu, iki gihiriri cy'abantu bavuye mu bunyage, mbese aba bantu bacitse, barokotse, bahunze ubucakara. Urumva ubundi iyo abantu bahunga nta murongo baba bafite, nta cyerekezo baba bafite. Icyo baba bibuka ni ikibirukansa bari gushaka aho bahungira. Ariko bugacya Imana igafata aba bantu bari igihiriri cy'abantu bacitse ubucakara ikabaremamo ubwoko. Biriya tubwira mu gitabo cyo kubara, itubwira inkuru y'ukuntu abami ngo babonaga ubu bwoko bagashya ubwoba. By'umwihariko uzasoma inkuru ya Baraki. Baraki ngo yarababonye uko bameze, ngo arirukanka ajya gushakisha abantu bamufasha kuvuma ubu bwoko kuko yahiye ubwoba. Ariko ukibaza ngo harya ubu bwoko bwavuye muri ba bantu bangahe, kuri wa mugabo n'umugore we, ba bantu b'igihiriri gusa bari guhunga, bari gucika ubucakara. Ariko Imana ni ikikora ibi bintu byavuye he? Imana ibaha amategeko, yabaha amategeko y'uko bagenda n'uko bakwiye kubaho. Aya mategeko akabaremamo izi ngabo zikomeye. Yesu Yohana ari kuvuga ni uwo nguwo. Iyo avuga ngo jambo, iyo avuga ngo mbere na mbere hariho jambo, uyu jambo avuga bidufasha guhuza ibi bintu, kureba ibintu Imana yagiye irema ikoresheje ijambo ryayo. Imana yaremye isi ikoresheje ijambo, Imana yaremye ubwoko bwa Isirayeli ikoresheje ijambo. Ibyo bintu kubera ko yabivuze bugacya bikabaho. Icyo Yohana ari guhamya kuri Yesu, ikintu cya mbere Yohana ahamya kuri Yesu, arahamya ko ari ijambo w'Imana. Iyo Yohana avuze ijambo abagira ngo atwibutse ukuntu Imana yagiye irema ibintu bitandukanye ikoresheje ijambo ryayo. Ibyo icyo bikwiye kuvuga ku buzima bwawe, icyo bikwiye kukubwira wowe, icyo bikwiye kubwira njyewe nawe, nuko dukeneye kwemerera Imana ikaba iyo Mana irema ihereye ku busa. Mu buzima bwacu bwa buri munsi dukeneye kwemerera Imana ikaba iyo Mana irema ihereye ku busa. Dukeneye kwizera Yesu urema ahereye ku busa, tukarekeraho bya bindi by'iki gihe ngo ufite iki ngo mpereho. Nta kintu cyanjye, nta kintu cyawe Imana yaheraho. Imana yaremye isi ivuze gusa bikaba, ntabwo yakenera ikintu runaka ufite kugira ngo igire icyo ikora. Reka twemerere Imana ibe Imana irema ihereye ku busa. Twemerere Yesu abe jambo mu buzima bwacu. Reka tujye ku kindi kintu cya kabiri Yohana yahamije. Yohana kandi ahamya ko Yesu ari we mucyo w'isi. Iki ni ikintu kiremereye. Ku murongo wa 4 n'uwa 5
Yohana avuga ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Iri jambo Yohana akoresha ngo ubugingo ni ijambo abantu twamenyereye, cyane cyane abantu bakunda ibintu byo gusenga, bakunda ibyo gusoma Bibiliya. Ni ijambo bamenyereye, ariko sinzi niba ujya ufata akanya ukaritekerezaho, ukagerageza kwibaza icyo iri jambo risobanuye. Ariko uwagerageza kubyoroshya yakoresha ubuzima, ariko atari ubuzima buri aho ngaho, ubuzima bwuzuye. Iki kintu wacyumva neza ugiye mu gitabo cy'Itangiriro. Imana iri kurema umuntu, ahantu biri tubwira ngo umuntu ahinduka ubugingo buzima. Imana itangira kurema umuntu, iri jambo ubugingo ritangira kuza, reka mvuge ngo mu nyunguramagambo ya Bibiliya. Bigenda gute? Bibiliya iratubwira mu Itangiriro igice cya 2 n'umurongo wa 7 ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Nawe bitekerezeho, ngo irema umuntu mu mukungugu wo hasi. Urumva ni nko kubumba kwa akunda abantu babumba ibibumbano. Hanyuma yamara kubumba iki kibumbano, Imana ikaza kuri cya cyondo ngo igahumekeramo umwuka w'ubugingo. Noneho biratangaje ngo uyu muntu ahinduka ubugingo buzima. Tekereza nawe kuba wafata icyondo wabumbabumbye, hanyuma kigahinduka umuntu utekereza, ufite amarangamutima, ufite ubwenge. Wa muntu ugenda ukora, ugaragara nk'uko abantu turi uyu munsi. Urumva byavuye ku kuba hari ikintu kiri hariya gihari. Ushatse wavuga ngo kuba ikintu gihari kiriho, bihinduka noneho kugira ubuzima, gifite ubundi buzima. Iyo rero Bibiliya ikoresha ijambo ubugingo, nicyo ngiki ishatse kuvuga. Ni ubu buzima, ariko butari gusa kubaho, ahubwo ushatse wavuga ngo ni ubuzima bwuzuye. Yohana waratubwira ngo muri we, muri jambo, ngo harimo ubugingo, ngo hanyuma ubwo bugingo bwari umucyo w'isi. Iyo rero Yohana avuga ngo muri we harimo ubugingo, nicyo abashaka gusobanura, abashaka gushimangira ubu buzima. Urumva ari kutwibutsa iyi shusho y'ukuntu Imana yaremye umuntu, iyi shusho y'ukuntu Imana izana ubuzima ahantu bitari biri. Ha hantu hari ubusa, ha hantu hari ikibumbano kiri aho ngaho, bugacya ngo cya kibumbano cyahindutse ubugingo buzima. Iyo rero Yohana akoresha iri jambo ngo muri we harimo ubugingo, abashaka gushimangira iki kintu. Ariko se kivuze iki ku buzima bwanjye nawe? Kuki Yohana yongeraho ngo kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu? Biradusaba kwagura ibitekerezo byacu, tukava kuri ya shusho y'ikibumbano kimwe kiri guhinduka ubuzima, noneho tukabizana ku mibereho yacu ya buri munsi. Urabizi ubuzima, abantu bamwe baravuga ngo ni gatebe gatoki. Uyu munsi biba byakunze, ejo byanze, uyu munsi biba bimeze neza, ejo bikanga. Ariko ubugingo Yesu atanga, kuza kwa Yesu, cyangwa se iki ngiki Yohana ari kuvuga ngo ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu, nicyo ngicyo bije gukemura. Kuko ibyo ngibyo, ubwo buzima bumeze gutyo, nibwo bwatumaga abantu bahora bategereje Mesiya, bategereje Kristo. Kuko Kristo byari bivuze uwo muntu uzaza agatanga igisubizo kuri ibi bintu. Ibi bintu byapfuye, byakize, byazambye, byagize gute, ukuntu ibintu bigenda bihindagurika, bimeze nk'ibidafite icyerekezo. Muri ibyo Munyarwanda umwe wavuze ngo ese ko bucya bukira,
amaherezo azaba ayahe. Ibyo bintu bikomeza byamanutse byazamutse byamanutse byazamutse nkaho nta cyerekezo bifite. Iyo Yohana avuze ngo ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu, abashaka gushimangira ikintu nk'icyo, abashaka kugira ngo atwereke mu bintu nk'ibyo umucyo waje byaba bimeze gute, ibintu nk'ibyo byajemo ubugingo byaba bimeze gute. Kuri nuko kwizera Yesu bizana igisubizo ku kintu nk'icyo, bizana igisubizo ku buzima nk'ubwo. Kwizera Yesu biha ubuzima icyerekezo, bivana umuntu ku kuba hahandi hagatebe gatoki, byazambye ejo byazamutse, ejo bimeze neza ejo byapfuye. Kubera ko Yesu yaje mu buzima bwawe, ubasha kumenya, ubasha gusobanukirwa impamvu ibi bintu biri kubaho, kuki ibi bintu biri kumanuka, kuki biri kuzamuka. Ntabwo ubuzima buguma ari bya bindi byazamutse byamanutse, ahubwo ubuzima butangira kuba ibintu bifite icyerekezo, bifite aho bivuye. Ku buryo iyo unyuze muri ibi ukanyura muri biriya, ubuzi ngo dore ikintu Imana iri kurema muri ibi ngibi, hari ikintu Imana iri gushaka muri ibi ngibi. Birumvikana ibyo bishoboka kubera ko iyo wizeye Yesu, ya Mana igena ibi bintu iraza igatura muri wowe. Ya Mana igena uko ibi bintu bigenda, ya Mana igenzura uko ibintu biba, iraza igatura muri wowe, ikaguha gusobanukirwa, ikaguha kumenya ibi bintu biri kumbaho harya ni ibiki, harya birimo kwerekeza hehe. Ku buryo urekeraho kubaho nk'impanuka, kwa kundi umuntu abyuka ngo umunsi byagenze gutya ejo byagenze gutya sinzi uko bizamera. Hari igisakuzo cy'Abanyarwanda kivuga ngo nzapfa nzakira simbizi, barasubiza ngo ni akanyoni karitse ku nzira. Urekeraho kubaho nk'aka kanyoni karitse ku nzira, katazi niba ejo icyari cyanjye kizaba kigihari, kubera ko abagenzi bazagihutaza. Ahubwo ugatangira kubaho ubuzima nk'umuntu uri kugendana na ya Mana igenga byose, uri kugendana n'uyu Yesu utanga ubugingo, n'uyu mucyo, n'ubu bugingo bwari umucyo w'isi. Sinzi wowe iyo wumvishe iki kintu, ikiza muri wowe cyangwa se ikiza mu mutima wawe. Ubundi nakakubashije ngo mbese ubwo bugingo Yesu atanga warabwakiriye? Ubu bugingo butuma umuntu abaho adafite ubwoba bw'ibizaza, ubu bugingo butuma umuntu abaho aticuza ibyamubayeho ejo, ahubwo ibimubaho byose azi igisobanuro cyabyo, abasha kureba, abasha kwitegereza mu buzima bwe, akabona ikintu Imana iri gukora, akabona ikintu Imana iri gukora n'igihe yabuze akazi. Urabizi hari ukuntu abantu babaho, naba mfite akazi nkaba meze neza, ejo nakabura bikazamba, bikaba byacitse. Umuntu ufite ubu bugingo bwa Kristo muri we, iyo akazi ke kabuze, yirukanyira ku Mana akabaza ngo Mana urashaka iki, nicyo uri kunyigishiriza muri uku kubura akazi. Iyo akabonye yirukanyira ku Mana akavuga ngo Mana urashaka ko ngakoresha iki, urashaka ko bigenda gute. Ku buryo kubura akazi no kukabona byose nibimusunikira ku Mana, byose nta byacitse hari, kuko byose biri kumusunikira ku Mana, byose Imana iri kubiha igisobanuro mu buzima bwe. Ntabwo nzi niba ubu bugingo Kristo atanga warabwakiriye, niba kwizera Kristo byarakuzaniye ubu bugingo muri wowe. Kuko Bibiliya yavuze ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'isi. Ese uyu mucyo waje mu buzima bwawe, uyu mucyo urawufite? Cyangwa nawe wiberaho nkaho wa mugani ngo ubuzima ni imibare, urabiterateranya bikavamo, cyangwa se ejo bikanga bikamera nk'impanuka. Ariko niba Kristo ari muri wowe, ukwiye gusogongera kuri ubu bugingo. Ibi rero bivuze iki? Biravuze ngo niba ukibona ubuzima nk'impanuka za hato na hato, utazi aho byerekeje, utazi impamvu yabyo, ukeneye kongera gusuzuma neza niba ubugingo Yesu avuga
ubu bugingo Yohana ari kutubwira bwari umucyo w'isi, warabwakiriye kubera ko kimwe mu byo kwizera Yesu bizana muri wowe, bizana icyo twakwita igisobanuro cy'ubuzima, biha ubuzima bwawe icyerekezo, bituma bya bindi unyuramo bya buri munsi bigira igisobanuro, cyangwa cyangwa ngo to make sense, bitangira noneho kugira igisobanuro. Birumvikana ko ushobora kumva ibi bintu ukavuga utari ko ibyo bintu ko numva bimeze nk'inzaduka, ko numva ari bishyashya bite. Nkunda ukuntu Yohana yandika, iyo amaze kuvuga ibi bintu by'ubugingo ngo bwari umucyo w'isi, bisa naho nyine ari kugendana nawe, wowe uri kwibaza ngo ariko ibyo bintu ko numva ari bishyashya, ko numva ntabisobanukiwe bite, aho si za nyigisho z'inzaduka. Yohana agendana nawe, agahita ku murongo wa 6 asubiza uyu muntu inyuma mbere ya Yesu, akatujyana noneho hahandi na Yesu ataraza. Ibi bintu by'ubugingo ntabwo ari inzaduka, kubera ko biratubwira ngo hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana, uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera. Na mbere y'uko Yesu aza, Imana yatumye Yohana ngo azahamye iby'uyu mucyo, bitume abantu bizera. Ntabwo nzi wowe iyo wumvishe iby'uyu mucyo icyo ubikoresha. Wenda ushobora kuba uri gutekereza ngo harya ubwo si ibyo bintu byaba biri aho gusa, ni iki nakora? Mumbwire icyo nakora kugira ngo nanjye ubu bugingo bube mu buzima bwanjye, nanjye mbe uyu muntu utari gupfa kubaho by'impanuka gusa, ahubwo ufite ubuzima bufite icyerekezo, ibyo nyuramo bifite igisobanuro, kuko icyo nicyo bivuze kugira ubugingo muri wowe. Niba uri kwibaza ngo ni iki nakora ibyo bintu nabigeraho ne, humura, nawe Yohana ari kugendana nawe. Nicyo kintu cya 3 ahamya, kuko ikintu cya 3 Yohana ahamya, Yohana ahamya ko Yesu atanga ubu bugingo, atanga ubugingo ku buntu. Ibaze nawe, ku buntu, nta kiguzi. Birumvikana kutangira bati basanga ari za nyigisho zadutse, ariko Bibiliya iratubwira ku murongo wa 16 ngo kandi bimwuzuye akaba ari byo twahaweho n'ubuntu bukurikira ubundi. Umurongo wa 17 noneho ngo kuko amategeko yatanzwe na Mose, ngo ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu Kristo. Nta kindi kintu Yesu Kristo yazanye. Ubu bugingo yaje kuduha, ntabwo abuduha kubera ko twubahirije amategeko runaka, ntabwo abuduha kubera ko twakoze ibintu runaka. Birumvikana birimo arabaza ngo ese niki nakora? Nta kintu nakora ngo ibi bintu nanjye mbibone, ngo ibi bintu nanjye mbigereho. Yohana aradusubiza ngo kandi bimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese n'ubuntu bukurikira ubundi. Mu yandi magambo, ubu bugingo ntabwo ari ikintu umuntu ahirimbanira, ntabwo ari ikintu umuntu akorera, ni ibintu Imana yiteguye kuguha, ni ibintu Yesu yaje ngo aguhe ku buntu. Tekereza, kuba umwana w'Imana ku buntu, nta kiguzi, ntacyo watanze. Ntekereza ko uhita wibaza ngo ubu bugingo, uku kubaho ubuzima bwuzuye, ubuzima bufite igisobanuro, uzi impamvu y'ibi kubaho, uzi igisobanuro cy'iby'inyuramo, ni gute se abantu bose baba batarabyakiriye? Icyo kibazo nacyo Yohana gifitiye igisubizo ku murongo wa 10 ngo yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya, ngo kuko byagenze.
ubu bugingo bwari umucyo w'isi, uyu jambo umuremyi wa byose yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenye. umurongo wa 11 ngo yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Ngiyi impamvu ubu bugingo atari abantu bose babufite. Ngiyi impamvu abantu bakomeza kubaho bwa buzima bwa gatebe gatoke. Ngiyi impamvu abantu bakomeza kubaho nk'aka kanyoni karitse ku nzira. Ntibazi niba bazakira, ntibazi niba bazapfa, ntibazi uko ejo bizaba bimeze. Nuko yaje mu bye abe ntibamwemera. Umva rero ikintu gituma noneho wowe uyu munsi ubuzima bwawe bushobora gutandukana. Bushobora gutandukana n'ubwo ngubwo. Umurongo wa 12 ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Nguko uko bigenda, nuko nguko umuntu yakira ubu bugingo. Ubu bugingo nta kiguzi kindi busaba, nta kintu bigusaba, nukubyemera gusa. Ngo kuko abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Uko niko umuntu ahinduka umwana w'Imana. Ahubwo ikibazo ni wowe urahitamo iki? Urahitamo kuba umwana w'Imana cyangwa urahitamo kutabyitaho? Rwose ndagusengera ngo Imana iguhe uyu munsi guhitamo kuba umwana w'Imana, nawe ubone ubu bugingo. Niba rero wamaze gukora amahitamo yawe, umva icyo Bibiliya ibwira abantu noneho bahisemo kwizera Yesu, ba bantu bahisemo kwakira ubu bugingo Yesu atanga. Bibiliya tubwira ku murongo wa 14 ngo jambo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Biratangaje. Iyo ukomeje gusoma iki gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, uyu nguyu wandika ntabwo agaragaza izina rye, ahubwo aravuga ngo wa mwigishwa Yesu yakundaga. Mu yandi magambo, iyo avuga ngo jambo uwo yabaye umuntu abana natwe, azi ibintu ari kuvuga. Uyu ni umuntu wabanye na Yesu rwose. Mu yandi magambo, iyi nyigisho y'ubuhamya bwa Yohana ubundi bimeze nko kuganira n'inzobere. Kwa kundi uri gutekereza ikintu utazi uko kizamera, noneho ukabona amahirwe yo kwicarana n'umuntu w'inzobere muri ibyo bintu, akabigusobanurira, akagusobanurira uko byagenze. Yohana nawe, umuntu wagendanye na Yesu, umuntu wabanye na Yesu, umuntu wagendanye nawe igihe kitari gito, ni urimo kudusobanurira. Ari kutubwira ngo jambo yabaye umuntu abana natwe. Yani magambo, uyu munsi nuhitamo kwizera Yesu, cyangwa se niba warahisemo kwizera Yesu, uyu jambo w'Imana yiteguye kubana nawe. Arashaka kubana nawe. Ibi bivuze iki? Niba uri gusesengura ubuzima bwawe ukumva ubu bugingo ndimo kuvuga, ubu bugingo Yohana asobanura, hari ukuntu bihabanyemo n'ubuzima bwawe bwa buri munsi, hari ukuntu bihabanyemo n'ukuntu utekereza ubuzima bwawe, ukeneye kwibaza ngo wowe na jambo mufitanye ubuhe busabane muri iyi minsi? Mubanye mute muri iyi minsi? Naho ruzingiye, naho ikibazo kiri. Ntabwo ari uko ubu bugingo Yesu atari kubutanga. Ariko Yohana yavuze ngo jambo yabaye umuntu abana natwe. Hanyuma umva ikintu cyabaye, ngo tubone ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye iki? Ubuntu n'ukuri. Cya kintu navugaga, ntabwo biva mu yindi mirimo umuntu yakoze, ngo ari yuzuye ubuntu n'ukuri. Ni ubuntu gusa, ni ibintu Imana ubwayo yikorera muri twebwe iyo twemeye kubana nayo. Niba waramaze kwizera Yesu, nta kindi ukwiye gukora, ni ukwitoza kubana nawe umunsi ku wundi. Nibwo uzabasha kubona ubwiza bwe, ngo tubone ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se.
reka twibukiranye ibyo twize hanyuma dusoze. Twabonye ibintu bitatu Yohana ahamya. Yohana ahamya ko Yesu ari Jambo. Jambo ni ukuvuga umuremyi. Abashaka kutwibutsa ko Imana ibasha kurema ntacyo ihereyeho. Icyo ukwiye gukuramo ni ugutekereza kuri Yesu ufite mu buzima bwawe. Ese Yesu uri mu buzima bwawe ni wa wundi ubasha kurema ntacyo ahereyeho? Cyangwa iyo ubonye ibibazo bije uravuga ngo buriya kubera ko ntafite iki, kubera ko kiriya kidahari ntabwo Yesu yabasha kubikemura? Ariko ntabwo ari we Yesu Yohana ari kuvuga. Ni Jambo uvuga ibintu bikabaho, atari uko byari bihari, atari bya bindi byacu byo guterateranya no kugira gute. Oya, ni Jambo uvuga ibintu bikabaho. Ibintu bibaho kubera gusa ko yabivuze, ntabwo ari ukubera ko byari bihari. Hanyuma ikintu cya kabiri twabonye ko Yesu ari we mucyo. Nicyo Yohana ahamya. Yohana ahamya Yesu umucyo w'isi, ko avuga ngo muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'isi. Kuba ari umucyo w'isi, kuba ari ubugingo, bivuze ubuzima bwuzuye, atari bya bindi byapfuye, byakize, byagize gute, ahubwo ubuzima bufite igisobanuro. Aho umuntu wizeye Yesu, umuntu ufite ubugingo muri we, abaho afite igisobanuro cy'ubuzima bwe, afite icyerekezo cy'aho ubuzima bwe bugiye. Ntabwo ari ko bucya bukira amaherezo azaba yahe, ahubwo abazi ngo ibinyuzemo biri kundemera gutya, biri kumpindura gutya, biri gutuma ndushaho gusa na Kristo gutya, birimo biranyerekeza ahangaha, birimo biransunikira ku mwami wanjye gutya. Hanyuma ikintu cya gatatu twabonye ko Yesu atanga ubugingo ku buntu. Biri harabivuze mu gice cya mbere umurongo wa 12 ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Wabyumvise, ni abamwemeye, ntabwo ari abakoze ibi na biriya. Hanyuma ku murongo wa 16 akavuga ngo kandi bimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese, ni ubuntu bukurikira ubundi. Nibyo bintu bitatu Yohana ahamya. Ese wowe iyo umaze kwicarana na Yohana ukumva ibyo ahamya, urahitamo kubikoresha iki? Imana igufashe nawe uhitemo kwakira ubugingo. Niba kandi waramaze kwizera Yesu ukaba warakiriye ubugingo, Imana igufashe bigutera umwete wo kwitoza kubana nawe, wige kugendana nawe, wige kubana nawe. Kuko Bibiliya yatubwiye ngo Jambo yabaye umuntu abana natwe maze tubona ubwiza bwe. Ibi ni ibintu Yohana ahamya. Yohana nk'umuntu wagendanye na Yesu imyaka myinshi. Uyu Yohana ntabwo namusobanuye neza, ntabwo ari umuntu woroheje, ni inzobere muri ibi bintu byo kubana na Yesu. Ni umuntu wagendanye nawe Yesu akiri ku isi, hanyuma yamara no gusubira mu ijuru agakomeza kugendana nawe. Mu gihe abandi bagiye bapfa bakiri bato, we ngo yapfuye ashaje. Imana izadufashe umunsi umwe tuzabona amahirwe yo kwiga ku bintu Yohana yahishuriwe. Niwe watwandikiye igitabo cy'ibyahishuwe, aho Imana imukingurira ikamwereka iherezo ry'ibi bintu. Mu yandi magambo, iyo mvuga ngo iyo umuntu yakiriye ubugingo abaho ubuzima bufite icyerekezo, azi aho bigiye, Yohana ubivuga arabizi, ni ubuhamya bw'ubuzima bwe. Yohana mu gitabo cye byahishuwe aduha ishusho y'ukuntu ibintu byari bimeze Satani ataraza ku isi, akongera akaduha ishusho y'ukuntu ibintu bizaba bimeze itorero ry'Imana rimaze kuzamuka, abantu b'Imana bongeye kubana n'Imana akaramata, icyaha kitakiriho. Hanyuma uyu muntu atubwira ngo Jambo yabaye umuntu abana natwe. Mu yandi magambo, wowe wamaze kwizera, wowe wamaze kwakira Yesu mu buzima bwawe, wamaze kwemera Yesu, arimo kukubwira ngo itoze kubana nawe. Niwemera kubana nawe uraza kubona ubwiza bwe. Imana iguhe umugisha, naho utaha turi kumwe.